Aha ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango haravugwa inkuru y'abasore bagera kuri babiri baje kurwana n'abandi babiri bari babateye, ubwo ni abajura aho bacukuye inzu bagira ngo babibe, abangaba bakaza gutabara ndetse aho baje kwitabara barwana nabo bikaza kurangira umwe muri aba bajura ahatakarije ubuzima. Igitangaje ni uko abangaba n'ubundi baje kwitabara aho baje no kurwana umwanya munini n'abangaba bari baje kubiba, bikaza kurangira n'ubundi polisi ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera ahangaha muri uyu murenge ruje guta muri yombi abangaba. Uti byagenze ute rero? Wowe ntega amatwi tuze kugerana ku musozo w'iyi nkuru, byose nabikubwiye kandi uhawe ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ni Isubiza TV. Niba utarakora subscribe rero bikore, tujye twibanira muri aya makuru tukugezaho buri uko bwije nuko bukeye. Nizera ko mwese mumeze neza nk'uko twagiye tubitangarizwa rero na bamwe mu baturage batuye ahangaha muri uyu murenge wa Ruhango, ndetse nk'uko byagiye binemezwa n'umuvugizi wa polisi muri iyi ntara y'Amajyepfo. Reka nze byose ngenda mbikuvira imuzi ni muzingo. Nk'uko rero ibi ngibi nari ntanya mbikubwira ahangaha mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, aba ni abasore babiri baje kurwana n'uwari wabateye cyangwa se n'abari babateye, kuko ntabwo yari umwe, bari babiri. Ahangaha barwaniye ni muri uru rugo, aba n'ubundi bari bagamije kwiba, abangaba baje kugenda barwana nabo, bikaba bivuga ko rero umwe muri abangaba byaje kugenda bimuviramo urupfu, aho baje kuba batabwa muri yombi nyuma y'uko uyu nguyu yaje guhita yitaba Imana. Bamukubise kugira ngo aze guhita yitaba Imana. Ubwo abangaba rero bishobora kuba bigaragara ko umuntu ashobora kuza iwawe akarinda hakwicira, ngo wanze kwitabara, ngo wanze kwihanira. Abayobozi namwe ibi ngibi mubirebeho, ntabwo ngewe umuntu azanyinjirana ngo muhereze rwose nk'ibyo aba basore bakoze. Nizera ko wenda byibuze inzego z'umutekano ziraza kubarekura, kubera ko umujura ubundi nta kindi kiba kimuzanye iwawe usibye kwiba no kwica. By'umwihariko noneho uyu nguyu uba watoboye inzu, we ntacyo mwavugana, cyane ko abanganga baje no kurwana nyuma y'uko bumvishe induru y'aba basore batabaza. Ubwo bari bamenye ko abajura nyine bari gucukura. Impamvu rero abangaba bahise bavuga bati reka turwane n'ubundi byose ni kimwe, ntacyo tukiramira. Bari bageze ku musozo aho bashakaga kwinjiramo indani, ubwo bavuze bati ntago tubihomba cyangwa se tubihombe twese, aha harapfa n'umuntu. Ari nabwo ibi ngibi byose byaje kugenda uku nguku ngiye kugenda mbikubwira. Amakuru yo twaje kumenya ni uko hagana mu masaha y'urukerera aba bagabo bagera kuri babiri, umwe w'imyaka 57, urebe ukuntu banakuze, abantu mwanduranya mukuze rwose, ibi ngibi turabibagayira cyane, n'undi w'imyaka 73 y'amavuko. Abangaba bari bitwaje intwaro gakondo, harimo imihoro, icumu ndetse n'icyuma. Abangaba bakaba bateye muri uru rugo rw'uwitwa Uwineza Providence w'imyaka 49 y'amavuko, ruherereye muri aka karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo muri uyu murenge wa Ruhango mu kagari Katambwe muri uyu mudugudu wa Runduha. Ahangaha ni muri uyu mudugudu wa Runduha. Ubwo abantu benshi batuye ahangaha muri uyu murenge wa Ruhango ntekereza ko ahangaha bahazi. Uti byatangiye bite? Byagenze ute? Byarangiye bite? Murabizi ko ngewe mba nagiye ahantu nk'ahangaha kugira ngo mwe mutabashe kuhagera musobanukirwe neza uko ibi ngibi byose biba byagenze. Abo bagabo rero uko ari babiri, abo bagabo nk'uko nagiye mbakubwira bari bitwaje ibyo byuma byose, nk'uko nagiye mbikubwira ngo bacukuye inzu bashaka kwiba ahangaha muri uru rugo n'ubundi rwuriya nakubwiye. Abahungu babo cyangwa se abahungu bo muri urwo rugo ni nabwo baje kubyumva, barabyuka baratabara, cyangwa se baje no kugenda banatabaza, batangira kurwana. Ubwo baje gutangira kurwana nyuma y'uko abo bajura bumvisha abo bahungu bavugisha induru. Umuhungu umwe w'imyaka 17 y'amavuko bahise bamutema ku kuboko. Mukuru we w'imyaka 24 y'amavuko ni nawe waje gukora agashya, yaje guhita rero akubita umwe muri aba bajura. Ubwo umwe yakubise n'uyu nguyu witwa Uwiragiye Fabiane w'imyaka 73 y'amavuko. Ariko siko mbona uri muzehe urajya kwiba ubundi
ngo bimaze iki uri nyakwigendera. Yaje kumukubita rero inkoni y'umutwe kabisa, ya yindi nziza nziza, ku buryo uyu nguyu yaje guhita yumva injereri ndetse aranazungera ku gahanga. Ubwo ni inkoni yaje kumukubita, ayimukubita mu mutwe ariko ayikubise ku gice gituruka ku gahanga icyerekeza inyuma. Yaje gukomereka cyane, baza kumukura aha ngaha yabaye n'indembe, ni nabwo baje guhita bamujyana kuri iki kigo nderabuzima ubwo iki kigo nderabuzima cyatambwe, aho yaje kuhagera n'ubundi ahita yitaba Imana. Murumva ko rero ni kwa kundi bavuga ngo uwishe ntaririrwa. Uyu nguyu nta muntu n'umwe yagakwiye kuba atera impuhwe, nta n'umuntu n'umwe yagakwiye kuba amubwira ngo aheza ni mu ijuru, kubera ko uyu nawe icyari kimuzanye, noneho umusaza nk'uyu kugira ngo umutabarize cyangwa se yumve uvugije induru kugira ngo yirukanke ahubwo aze hagusanga, aba yaramaje kunoga. Uyu nguyu aba yarihebye avuga ati n'ubundi ntacyo ndamira, ndiho ntariho. Ariko kandi ibi byaje kwemezwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, uyu nguyu yitwa CIP Kamanzi Hassan. Nk'uko yagiye abitubwira, agiye atubwira ko ku bufatanye n'abaturage ndetse na polisi yewe na RIB, bakimara guhabwa amakuru bahise bajyayo bakaza guhita bafata abo basore uko ari babiri. Aha rero nahise nshyiraho akadomo. Ubundi aba basore mwabafashe mubashaka iki? Tuvugisha ukuri, aba basore buriya hari icyaha bafite? Uyu nguyu bamuhitanye n'ubundi bari kwitabara, kandi n'ubundi iyo bataza kubikora, nkurikije ukuntu barwanaga nabo n'izo ntwaro gakondo bari bafite, byanze bikunze umwe muri aba nawe yari kugenda ahatakariza ubuzima. Bano umuntu uzi amatwi, umuntu azagutere uvuga ati yereka nituriza bitware ku neza, n'ubundi ndaza kujya kumurega apfa kuba wenda namubonye. Aya kandi nanone aho ngaho ashobora kuzahatakariza ubuzima. Ngewe reka mbivuge, nta mujura uzaza iwanjye ngo nimuce urwaho ngo muhereze n'umutwe nawukata, kubera ko nanjye ubwanjye nta muwaba mfitiye, kandi byanze bikunze nzi ko umuntu wakoze ikintu nk'iki ngiki nta tegeko rimuhana riba rihari. Ibyo kuvuga ngo wihaniye, inzego za leta zibirebeho. Umuntu waguteye noneho binagaragara ko bacukuye inzu, uwo muntu byanze bikunze nawe wabaje kukugirira nabi. Ubwo reka nizere ko namwe mugiye kumpa ibitekerezo byanyu bitewe n'uko mubyumva, cyangwa se mukurikije uko ibi ngibi byagenze. Aba bantu bari bakwiye kurekurwa pe, nibarekurwe kuko nta cyaha na kimwe bafite. Njyewe reka mbashimire amagere ngo rero mwakoze kuntega amatwi, tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere. Ciao ciao.